inkweto kabisa, inkweto ni make cyane, inkweto ntabwo mugura inkweto bavandimwe, inkweto nyarwanda, inkweto bya rwose, inkweto bavandimwe, nta nkweto izi nkweto ni ukuri ni original pimana we izi nkweto hasi ubundi izi nkweto kabisa ni make cyane rwose, muze mwigurire inkweto iza make. Ariko izi nkweto koko zinda kunsazira hora, izi nkweto zinda kunsazira izi nkweto ni cyashya boss we, izi nkweto rwose zirimo imishumi ni 5, zidafite imishumi ni 1000. Angahe? Ni 1000 cyose. Izi nkweto ni make byatari kasha urute umva boss, ni ukuri izi nkweto ni make cyane. Izi nkweto ureka ngubwiye, noneho izi ngizi wazambara kuri stage wabo wa mbere, wazambara mu kibuga ibitegura tsinda. Izi nkweto izi noroshye, izi n'abafundi barazambara n'abayede. Ndaguhenda boss, ndagukubita 300. Egendera ubundi wari kureba nk'uko uriya ninde ndikubona, asha uriya no mu boss we, uriya w'ibiciro ngiye guhita mbizamura mbishyire mu bicu, uriya ndamuhenda ifaranga ngiye kuribona. Yego boss, urimo uracuruza inkweto? Mba ndi gucuruza inkweto rwose za make cyane boss. Izi nkweto ni 15 ariko hatarimo imishumi n'ibihumbi 10. Urahenda shaka, urahenda. Boss iyi ndi ni original, yavuye masisi yambarwa n'abamugana mu Rwanda. Boss ni kuri inkweto ni original. None ko wabonye iyi iyi ni original byatari tubuka mu kiyo gihugu. Iyi ngiyi made in China, ndashaka made in Rwanda. Made in Rwanda ngiyi iyi ngiyi usingi yankwiye. Aha wa munyarwanda we zankwiye. Ntago yankwiye boss we, shyiramo rwose. Yego ubundi wowe urumva abantu nkamwe nimba nshaka iyi ngiyi ntabwo birangira. Ntabwo ushyiramo nta kibazo. Mba nakarabye ega niyo wowe utakarabye ubundi wenda bizi. Iyi ngiyi inkweto urayigura inkweto ubu ni henze. Iyi nkweto bose umva amadolari ugiye ko yamba. Ase ko mbona umeze nk'abashinwa. Uri umunyarwanda? Uri umunyarwanda? Ntabwo nimba uri umunyarwanda ni byiza cyane. Ni umushinwa nyarwanda. Shyiramo ariko ko mbona uyinyambika tutaravugana ibiciro. Ariko se boss wowe ambara ufite iki kibazo? Sawa kwa samu ntago ibintu byahabuze, inkweto amafaranga urayampa rwose. None se boss nizere ko utari bumpenda. Ariko ntabwo ndi buguhende. Ase boss urabona fa naguhende. Ariko se boss aya maguru yawe izi nkweto ziragukwiye. Utavuga ngo ni ibundi dore izi ngiye bambwiye ko uri umuntu w'icyamamare. Izi ngiyi awaje inkweto zitwabuzanga. Iyi ngiyi ni number 1 mu rugendo. Ngiza ko ako se boss ona maguru yatinze zirwara n'amakunja. Nigeze kurwara niba ari imyaka ibyimbo anyati ariko iyi yaza kubivura kandi ariko yego boss zana n'izindi ndeba ari kuburi boss. Iyi nayo ni made in Rwanda. Iyi nayo ni made in Rwanda. Wigiye no original izi naraziranguye w'igihugu ubundi nanga. Izi ngizi izi ni kimwe n'izi urumva. Naniwe n'ikize twari cyo gapfusha n'ibisatsi bibi wagira ngo imbwa bineyo. Ariko mananye umva kabarondorera areba n'ubundi ejo cyangwa ejo bondi tuzaho. Ariko niduhura nzashyira hasi nkanyage na 5 umva azambona nyanembwa gusa. Yihogiyemo nani ariko kuri uyu munsi ewa giye guhura n'icyana uwanutse n'utudukweto nguze vuba aha ngaha tubona batavuga ati kwera. It's Chris with the drama guy. Yeah. Too much sauce. Hello. Too much sauce. Okay. Yeah. You get the juice. You got. Asashe. We nakubwiye ngo uze wenyine n'uzanye n'umwana koko. Ako nta twese ko mwese muri abanze. Shitwe
aha ya Babiloni ndayibonye umva reka nze nkwereke irambo noka se baba we umutipe yaranzingirije neza arya inyungu agira no mu gishoro ariko reka nze wera rizo wambwa wera rizo shit wera rizo se ndikumva bahamagara wapi ntabwo nitwara rizo nzewe rekana na bariya ni bya bihehesi byahari we shit ugiye ku bandi manze ngubite igisambo ugiye kumbona mukinga we aho ushabike byawe umva ibyaje ni byiza we wanyibyiwe to agize ukazambara ko kugiye no guketa wa musore mbese ndakuba amujinga konyenesha gusa kuye mani kuye oh my god vai vai na amadayimoni aramfasha aramfunguza aho bitanu hasi amadayimoni muri iyi nzira yego anasigaye amadayimoni yego we nimba koko nimba ari amadayimoni uri umugabo nimba ari karagahungu sheri nimba sheri mugongo we